Reka uyu munsi turebe insigamigani ivuga ngo ndatega zivamo. Uyu mugani wamamaye mu Rwanda ucibwa n'umuntu umaze kugira intege nke, niwe babaza bati n'icyo utatunganije, ati ndatega zivamo. Waturutse ku mugabo witwaga Ntambabazi ya Rufangura mu Bitagata bya Muganza i Rukoma, aho ni Igitarama, ahahinga umwaka w'1600. Nge ndi Esther Niyomutabazi, iyi ni Esther Official TV. Gusa mbere yuko dutangira, wowe dukurikiye banza ukore share, subscribe, ukane no kukazogera kugira ngo tujye dushyiraho ikiganiro ujye tukibona. Reka dutangire. Ntambabazi uwo yari umuzigaba, yimuka mu Bwanacyambwe, i Ruhanga na Mbandazi, ajya gutura i Rukoma mu Gishubi cya Muganza ahitwa mu Bitagata. Yari umutazi w'inyamaswa, imuzaza akazijyana ibwami, cyane cyane iz'ingwe. Uwo mwuga Semugeshi arawumushimira, bituma amugororera, amugira umunyamuhango wo gutura impu z'ingwe. Ntambabazi amaze kuba umunyamuhango, akoranya bene wabo arabibabwira, bose baba batezi b'ibwami. Aba umutoni cyane kuri iyo ngoma ya Semugeshi. Amaze gutanga ariko Ntambabazi akiri umutoni, hima Kigeli Nyamuheshera. Ihima Ntambabazi amaze kuba umusaza, nanone agumya gutura izo mpu z'ingwe, ariko ubutoni buragabanuka. Bene wabo babonye ko atakiri umutoni, bajya kumuhakanwa ibwami, bashaka kugabana ubutware bwe ndetse n'inka z'ibiti yagabanye hamwe n'ingororano yahawe. Batangira kwanga kujya gutega kugira ngo Ntambabazi nabura impu zo gutura ibwami bizamuviremo icyaha cyo kunyagwa. Nuko kuva ubwo Ntambabazi yababwira bakabyanga. Impu zimaze kubura ibwami, baramutumira, baramutonganya, bamubaza igituma atagitura impu. Ababwira ko bene wabo bamugandiye ibwami, barabatumiza bababaza icyatumye bigira ibigande kuri Ntambabazi, bakanga gutega inyamaswa. Abandi bireguza ko Ntambabazi ababeshyera, bati ntabwo atubwira, ahubwo niwe wabyanze gusa. Ibwami bongera gutonganya Ntambabazi, baramwirukana na bene wabo ngo bajye kuzana impu Igitaraganya. Bageze iwabo mu Bitagata, Ntambabazi ababwiye kujya gutega, bararicurika baramwangira. Ubwo bategaga mu Gisizi kuri Nyabarongo. Haciye iminsi, Ntambabazi agira ubwoba, arasindagira gisaza, ajya mu Gisizi gutega ingwe. Agenda wenyine kuko yari incike n'akana agira. Ageze yashaka igiti cy'amaboko, aragishinga, akigonze kiramunanira, apfa kujenjeka arataha. Bukeye aza gusura umutego we, ahageze asanga ingwe yaguyemo, ariko irawujyana kuko utari ukomeye, watezwe n'umunyantege nke. Ubwo ibwami nanone bamutumaho ngo bamubaze aho yahejeje impu. Agezeyo baramutonganya, ndetse noneho baranamukubita inkoni zimuriye, ati nimundeke njye kuzizana. Ariko byari ibyo gutakamba, ntazo yari afite. Baramurekura bati genda uzizane vuba. Aragenda, abuze uko agira yongera gusubira mu ishyamba, atega kwa kundi. Nanone ingwe iguyemo irawujyana. Asubiyeyo gusura, ahasanga amaramasa. Agira umujinya ati ngiye ibwami mbabwiza ukuri, nibashaka banyice. Aragenda n'ibwami, ageze yakoma yombi ati nyagasani, ndatega zivamo. Nateze ingwe ku ngoma ya so Mutara nkiri muto, aratanga ndasigara, none dore ndi umusaza kandi w'incike, nta ntege nkigira, na bene wacu banze kumfasha. Ngerageza gutega ingwe zikavamo, umutego zikawujyana. Ubwo bagenzi be bahakanwe babwira Nyamuheshera bati nyagasani, twabyirukanye na so. Ntambabazi uyu araturuta ubukuru, none si ukwangirira. Bati ntabwo yashinga umushibuka gufata ingwe n'imbaraga zayo uzi. Kuva ubwo Nyamuheshera aramureka, atumira bene wabo, abari bategeka gukomeza uwo muhango wabo wo gutega no gutura impu z'ingwe. Gutega zivamo, kunanirwa umurimo kubera intege nke. Naha dusora insigamigani yacu uyu munsi. Jye nari Esther Niyomutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.